Sign. Good morning, beautiful people. Turakomeza kubashimira ubwitange bwanyu gukomeza kudushyigikira kubana natwe muri gahunda turi gukomeza kugenda tubategurira hirya no hino. Nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane kandi inkunga yanyu iracyakenewe mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kugenda twaguka. Turabashimira cyane mwebwe mumaze kubikora, mukora subscribe kuri channel ya Kigali Line kugira ngo dukomeze kujya tubana muri aya makuru yacu mu byegeranyo ndetse no mu zindi gahunda zitandukanye. Ibyo wumvaga hanze ukumva n'inkurwenya cyangwa se ukumva ni nko gushyushya inkuru, ibi nibyo bimaze kwibera mu Rwanda. Umukobwa w'inkumi ari mu kigero cy'imyaka 20 byabanje gutambuka mu makuru abantu bagira ngo namakabya nkuru, ariko nibyo nyirubwite yabyemereye yuko no mukobwa yasambanyije akana gato k'agahungu. Akaba rero amaze no kuvuga icyabimuteye, nibyo tugiye kurebera hamwe muri aya makuru. Nanone kandi umukobwa mwiza cyane bamwita Mutoni n'umunyamakuru ubu ngubu amerewe nabi nyuma yo gushyira amafoto ye y'ubwambure hanze. Numwe mu banyamakuru bari bazwi cyane bamaze kubaka izina. Uri kumva mu izina yuko ashobora kuba arahuriye n'ubunyarwanda. Byaba bimeze gute? Unyemerere nze turambure aya makuru yacu kandi yanyu yose. Gusa ariko kandi mugena hatangirwa ibitekerezo, ubundi musigemwe ibitekerezo byanyu uko mwebwe mubyumva, kandi turanabasabye mukomeze gusharinga video zacu ku nshuti zanyu, dukomeze kugenda twaguka nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kurura gatebe rero, niba uri kunywa amazi nta kibazo, ufate ikiraro cy'amazi, niba uri no mu kazi kawe ugakomeze, ubundi dukomeze kugenda turebera hamwe ibiri kubera hirya no hino. Nyemerera gato tubanze duhere kuri aya makuru y'uno mukobwa wiyemeje kurwiyambika agakora ibara ryo kuryamana n'umwana muto cyane, kandi hari abagabo hirya no hino bakabaye bamufasha muri iki kibazo yatangaje yarafite. Ku ya 29 Kanama 2022 ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bwakiriye dosiye bukurikiranyemo umukobwa w'imyaka igera kuri 20 yose y'amavuko, akekwaho kuba ku itariki ya 18 z'ukwa 8 2022 yarasambanyije umwana w'umuhungu w'imyaka 10 yonyine ni mu mudugudu wa Rurenge. Ahanga akaba ari mu kagari ka Kibu, umurenge wa Mugombwa, akarere ka Gisagara. Wahise ubyumva yuko ari mu ntara y'Amajyepfo. Iri bara ryakorewe n'uyu mukobwa ku mwana arusha imyaka 10 yonyine. Mwibazwa rye rero, nkuko tubikesha ubushinjacyaha bukuru, ukekwa wari aturanye naho uwo mwana yabaga kwa nyirakuru. Havuga yuko yamuhamagaye avuye kuvoma rwose, atishyira akajerekani hasi akamujyana mu cyumba cye akamusambanya. Akavuga yuko yabitewe nuko yabishakaga rwose, abisabira imbabazi. Aratakamba aravuga ati, ibi nabikoze numva mbishaka, mbonye umwana yitambukira n'akajerekani ndamuhamagara nuko mujyana mu cyumba ndamusambanya rwose nta kibazo na gito, iti cyakoze nkaba nshiye bugufi mbisabira imbabazi. Kwemera icyaha ni kimwe, iki cyaha abantu bakomeje gufata nk'ibara cyangwa se ibidakwiye. Nyuma y'uko ino nkuru itangajwe, abatanze ibitekerezo bitandukanye nta nubwo babyumvise, yewe harimo n'abana bagabo bakunda kujya kwigurira aba bakobwa bakunda gucuruza amagara yabo. Baravuze ati, ubundi kuki bigera ahangaha ukajya kwangiza umwana, nyamara hari abagabo bakanabaye bagushaka bakakwishyura. Ni ibitekerezo byagiye bitangwa hirya no hino. Hari abagore nabo bavuze ati, iri ni ishyano, ni gute umukobwa uyu umubiri umunanira ubushyuhe bwamuzamukana akajya kubuzimiriza cyangwa se kwangiriza ikibondo nk'iki ngiki umwana w'umuhungu ukiri mutoya. Reka turebe rero uyu mukobwa uri kwiyemerera iki cyaha. Ubundi uretse ko yacemeye, hari n'abibaza ngo nikiramuka kimuhamye, ubwo sinzi kumuhama birenze kuba akiyemerera ubwe icyo byabivuze. Ibyo tubireke, ahubwo turebe itegeko riteganya iki kubijyanye n'iki cyaha cyo gusambanya umwana. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranweho, ubwo ndavuga uyu mukobwa w'imyaka 20 ndetse utanatangajwe amazina, kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu ubuzima bwe bwose. Uyu mwana w'umukobwa nyine ugize imyaka 20, ubwo ubuzima bwe bwose
nibiramuka urukiko rwanze yuko rukimuhamije ubuzima bwe bwose busigaye buzashirira muri gereza. Gusa nyir'ubwite we yacyemeye hashingiwe ku biteganywa mu ngingo yaryo ya 4, ubwo ni itegeko nomero 69 agakoni 2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nomero 38 agakoni 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riravuga yuko nyine iki cyaha n'igihama uyu mukobwa ubuzima bwe bwose busigaye agomba kubumara inyuma y'amafera beto. Abantu na nubu banze kubyumva neza uko byaba byaragendekewe n'umukobwa, bakavuga ati ibi ni ubukunguzi cyangwa se niwe warwishigishiye na hamwe cyangwa se natuze arusome rwose ntabwo yakabaye akora biriya, mu gihe hari abagabo hirya no hino bumvikana bagiye kugura indaya cyangwa se bamaraya cyangwa se bakanumvikana nabo ubwabo bagiye bakora akiriya cyaha twakita ibimeze nko gufata abantu bataruzuza imyaka y'ubukure. Tukiri ku nkuru nk'izi ngizi rero z'abakobwa bananiwe gukontorora imiterere yabo cyangwa se imibiri yabo, n'ubundi nyemerere gato dukomereze ku mukobwa w'icyamamare. Ni umunyamakuru witwa Mutoni, ari mu mazi abira rwose, ibintu yayobewe aho abyerekeza ndetse nuko abisobanura. Ni umukobwa wagize gutya akuramo imyenda yose uko yakavutse, arangije afata igipapuro, dore urabyumva yuko yari n'umunyamakuru, akinga ku bwambure bwe, ubundi bamufotora amafoto y'uruhererekane agiye adasanzwe, yewe nta n'imbere yikinze, ubundi ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Komite ishinzwe kurwanya amashusho y'urukozasoni mu gihugu cya Uganda iri gusuzuma koko niba batumizaho uyu munyamakuru wa NTV bamwita Etania Mutoni ngo ahatwe ibibazo, abe yanafatirwa ibihano ku bw'amafoto yashyize ahagaragara hano ku Karubanda. Mutoni ukora ikiganiro Mix Show ubwo yizihizaga isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 23 yonyine, yashyize hanze ifoto yambaye ubusa ku myanya y'ibanga, aza arangije yakingirizaho agapapuro gato kagaragara nk'igitangazamakuru, kirajya kumera nka kimwe twajyaga dusoma bita imvaho. Uyu mukobwa wigise Life of the Paris yifotoje ayo mafoto ashyira kuri konti ye ya Instagram, ubundi si ukuvuga barayamara. Abamushimiye ko ari mwiza, abahise bamusaba kanimero ke mu gikari cyangwa se inbox bifuza, ndetse n'umuhuro we nabo byihuse, ariko ubwo benshi bari abagabo. Abavuze ati uri mwiza rwose, buriya umugabo wikundanira nawe ajya ahora ashima Imana iyo yatumye mumenyana. N'ibitekerezo byinshi byatanzwe nyuma y'uko no mugore cyangwa se uyu mukobwa ashyize ubwambure bwe ku Karubanda, ubundi agakingirizaho ipaje ndende cyane, ndetse yagaragazaga nyine ko ari naho ari cyangwa se kuri iki gitangazamakuru n'ubundi aricyo ariho. Akimara rero gukora iri bara, ariko we yahise yandika ubutumwa ngo inkuru nziza, ni umunsi w'amavuko wanjye. Ubwo rero urumva ko ari titre cyangwa se umutwe mbatura musomyi yakurikije ino foto ye y'ubwambure yakinzeho ipaje ndende y'igitangazamakuru cyangwa se urupapuro rugari, ati inkuru nziza rwose nuko uyu munsi aribwo navutse. Ubwo nyine abafite ijisho muri gaburire bikomeze kugenda bimera neza. Ni naho abantu bari gukomoza bibaza ati kuki abakobwa bakunze kugaragaza ubwambure bwabo ku gipimo kiri hejuru, yewe ntibagirire n'isoni cyangwa se ubwoba imyanya y'ibanga. Batanze ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, ubwo ikiraza gukurikira cyangwa se ikiraza gukorwa n'inzego zibishinzwe, ntekerezo yuko azacyakira uko kizaba akimeze. Ngayo nguko rero reka dusoreze ku nkuru ijyanye no kwihanira, aho abagabo bafashe umwanzuro wo gufata umusaza bakamuhitana, ni nyuma yo kumukekaho ko ashobora kuba ari umurozi. Ibi bintu bimeze bite? Kuri uyu wa mbere hari ku itariki ya 29 Kanama 2022 ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bwakiriye dosiye bukurikiranyemo abagabo bagera kuri 4 barakekwaho icyaha cyo kwica umusaza w'imyaka 68. Biravugwa yuko mu ijoro ryo kuwa 23 z'ukwa 8 2022 abaregwa bishe uyu bamukubise isuka rwose nta bwoba na bukeya, amabuye n'inkoni, ndetse bamusanze iwe mu rugo aho uyu musaza w'imyaka 68 yari yituriye. Ni mu mudugudu wa Mbagabaga, hakaba ari mu kagari ka Ruhashya, ni mu murenge
mujyi wa Ruhashya akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha rero bukuru dukesha iyi nkuru bavuga yuko mwibazwa ryabo abakekwaho bavuga yuko bamukubise bamuhoye ko ari we wagiye aroga ababyeyi babo baherutse gupfa bakurikiranye. Ubwo n'ababyeyi nyine ba bano bagabo bane bahitanye n'umusaza ngo niwe wabivuganye rwose da akoresheje amarozi nyine yakoze iyo bwabaga ubundi arabivugana. Icyaha cy'ubwicanyi bakurikiranweho kiramutse kibahamye bahanishwa igifungo cya burundu ubuzima bwabo bwose. Urumva ko kirasa n'ibyo nari maze kukubwira haruguru n'ikira cyaha cyo gusambanya umwana. Ni nkuko giteganywa rero kandi kigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko no 58 agakoni 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ubwo aba bagabo ko ari bane nyine bavuga yuko ababyeyi babo bapfuye bakurikiranye, uyu musaza akaza gushyirwa mu maji yuko ari we wabivuganye, ubwo bagahita babimuryoza, ariko nabo birumvikana yuko ubuzima bwabo bagiye kubumara bibereye inyuma y'amafera beto. Nkuko wabyumvise heruguru, nabo ubwabo barasa n'abemeye icyaha kubera yuko bavuga yuko impamvu babikoze ari ibara cyangwa se amahano uriya musaza bise umurozi yabakoreye bagahitamo kumukura kuri iyi si. Andi makuru nakagaruka, mukomeze kudufasha kwaguka mukora subscribe buri gihe uko murebye amashusho yacu, muyakunde, mutange ibitekerezo byanyu kandi muyasangize n'abandi. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira kandi muhaye muronke na hubutaha. Bye bye.